Itsinda rizwiho kuramya no guhimbaza Imana rya GISUBIZO Ministries ryakoreye ibitaramo bibiri byitabiriwe n'abarimo Apollinaire Habonimana i Bujumbura. Uyu Apollinaire Habonimana aheruka mu Rwanda ubwo yaje mu gitaramo cyari cyateguwe na Alexis Dusabe cyari cyabereye muri Camp Kigali. Mboneyeho kugusaba niba utarakanda subscriber hano ku iSOKOYEZA yikande kugira ngo inkuru, ibiganiro, video n'ibindi bishya bisohoka buri munsi hano ku iSOKOYEZA uzajye uba uwa mbere ko bikugeraho. Iri tsinda mu gihugu cy'u Burundi ryahaye abantu ibyishimo bari bitabiriye ibi bitaramo byabo. Igitaramo cya mbere bakoze bise Gisubizo Gala Gospel Night cyabaye kuwa gatandatu tariki ya 10 Kamena 2023, cyabereye ahitwa Average, cyahuriwemo n'abantu benshi bifuzaga indirimbo za GISUBIZO Ministry kandi zishimirwa cyane. Igitaramo cya kabiri bakoze bakise Worship Legacy Bujumbura 2023, iki cyabaye ku cyumweru tariki ya 11 Kamena 2023, cyabereye ahitwa Donatus Conference Center DCC Ave du Large. Iki gitaramo bagikoze bifatanyije n'irindi shami ryabo rya Gisubizo ribarizwa mu mujyi w'Ibujumbura. Ibi biri muri bimwe mu bitaramo by'ivugabutumwa GISUBIZO Ministries ikoreye hanze y'u Rwanda, kuko ibi bitaramo byitabiriye n'abantu barenga 2500. Aba bari barimo Apollinaire Habonimana wamamaye mu Rwanda mu ndirimbo nka Imana niyo buhungiro, Ntegereje intebe yawe n'izindi ndirimbo nyinshi zinyuranye. Apollinaire Habonimana muri iki gitaramo yaje kugaruka ku rugendo rwe rw'ivugabutumwa yakoreye mu gihugu cy'u Rwanda, avuga yuko uru rugendo rwari rwagutse cyane kandi ko yiteguye gukomeza gushyigikira abanyamuziki. Iki giterane GISUBIZO Ministries ikoze cyitwa Worship Legacy igikoze ku nshuro ya 4. Ibi bitaramo bakoreye mu Burundi baririmbye zimwe mu ndirimbo zabo zagiye zikundwa na benshi kuva kuri alubumu yabo ya mbere Worship Legacy Season 1, zirimo nka Nguhetse ku mugongo, Amfitiye byinshi, Amasezerano, kugeza ku ndirimbo Yarabirangije iri kuri alubumu yabo ya 3. Muhemeri Justin, umuyobozi wa GISUBIZO Ministries, yabwiye itangazamakuru ko kujya gukorera igitaramo i Burundi byari byifuzo by'ababakurikirana batuye mu gihugu cy'u Burundi. Yakomeje avuga ati kuko bagiye bafashwa cyane n'indirimbo twagiye dusohora muri ibi bitaramo, kenshi dukoreramo live recording, aho ubu live recording twayihariye itsinda rya GISUBIZO Ministries Bujumbura. Ati nk'uko bisanzwe muri iki gitaramo abantu banyuzwe n'imitegurire yacyo, abaririmbyi uko bagaragaraga, imiririmbire iri ku rwego rwo hejuru n'ibindi, kandi kiritabirwa ku rwego rwo hejuru. Bigaragara ko abantu benshi bari banyotewe na GISUBIZO Ministry. Yakomeje ashima Imana uburyo Imana yabanye nabo muri uru rugendo rw'ivugabutumwa. Yavuze ati turashima Imana yabanye natwe muri iki giterane kinini, kandi twari abaririmbyi benshi ubona harabayemo ubwitange bwinshi, haba mu baririmbyi n'abashinzwe kugitegura. Imana ihabwe icubahiro. Mu mwaka wa 2018 nibwo igitaramo nk'iki cyaherukaga gukorwa, cyabereye mu rusengero Christian Life Assembly i Nyarutarama mu mujyi wa Kigali, no mu mwaka wa 2019 mu Ntare Conference Arena, no muri 2022 muri Christian Life Assembly i Nyarutarama. Iri tsinda riheruka gushyira hanze indirimbo yitwa Yarabirangije, ikaba ikomeje guhembura imitima ya benshi. Hari indirimbo yakunzwe cyane, ngira ngo benshi bagiye bayizi, yitwa ngo ntidufite gutinya habe na gato. Hari indi indirimbo yindi bazwiho cyane ni yitwa Humura, Umuremyi, Nguhetse ku mugongo, Ebenezer, Ineza yawe, ndetse n'izindi nyinshi. Nyarukira kuri YouTube channel yabo urahasanga indirimbo zabo nyinshi kandi uraza guhembukirwa rwose. Iyi ni iSOKOYEZA, turabashimiye.